Ubuhamya butangwa ku isi hose bugaragaza ko ubumenyi bw'imbamutima n'imibanire bwimakazwa iyo bushyizwe mu masomo yigishwa mu ishuri. Ibi twe nk'abarimu bidufasha kumenya igihe tugomba gukoresha igikorwa cya seri n'uburyo bwo kugihuza n'amasomo yo gusoma no kwandika kugira ngo bizamurire abanyeshuri ubushobozi bwo gusoma no kwandika. Mwaramutse mwari. Ubushize mwari mwansezeranyije kuzamfasha gusobanukirwa kurushaho uko ubushobozi bwa seri bwigishwa mu gihe cy'ibyumweru 2. Mushobora kwigomwa akanya gato mukansobanurira? Yego, biroroshye cyane. Reka mbikubwire muri make. Uribuka ko REB ku bufatanye n'umushinga USAID tunoze gusoma yavuguriye ibitabo by'ikinyarwanda by'umwarimu mu cyiciro cya mbere cy'amashuri abanza. Muri iryo vugurura, kimwe mu bintu by'ingenzi byinjijwemo ni ubumenyi bw'imbamutima n'imibanire. Ni ukuvuga ko ubu utagikeneye indi mfashanyigisho ku ruhande ivuga kuri seri. Ubu imyitozo ya seri iteguwe mu masomo y'ikinyarwanda. Ni byiza cyane pe. Ariko si igikorwa cya seri ntakibwirwa n'iki mu isomo? Aho kiri harangwa n'aka kamenyetso kameze nk'izuba. Ndakabonye. Ndabona muri buri somo rya buri cyumweru harimo igikorwa cya seri. Nibyo? Nibyo. Umbajije ikibazo cyiza rwose. Ibikorwa byimakaza seri byashyizwe mu masomo 7 y'icyumweru. Umwarimu ashobora kwihitiramo igikorwa ashatse cya seri akagikoresha mu isomo rya 8 no mu isomo rya 9. Ni byiza kubimenya pe. Ariko inyandiko ngenderwaho ku myigishirize y'ubumenyi n'imbamutima n'imibanire, ubushobozi bwose hamwe bugaragara ni 14. Ni gute ubwo bushobozi bwinjijwe mu masomo 7? Icyo ni ikibazo cyiza. Kugira ngo ubwo bushobozi bwose uko ari 14 bwigishwa mu gihe cy'ibyumweru 2. Ngira ngo uribuka ko buri ngeri igiye igira ubushobozi bubiri. Ndabyibuka rwose. Ni byiza. Nyumva rero, muri buri somo hakoreshwamo ingeri ya seri imwe. Bityo bitwara ibyumweru 2 kugira ngo ubwo bushobozi bukubiye mu ngeri 7 bube bugezweho bwose. Urugero, ubushobozi bwo gutekereza bwigishwa mu isomo rya mbere ari naryo ryibanda ku nkingi y'ururimi mvugo, inyunguramagambo no kumva umwandiko hakoreshejwe inkuru isomerwa abanyeshuri. Mu cyumweru kimwe hakoreshwamo gukoresha inyurabwenge binyuze mu gakino ko kwitoza gutega amatwi, mu gihe mu cyumweru cya 2 hakoreshwamo igikorwa cya seri cy'isesengura ryagutse binyuze mu gikorwa cyo gutahura ibiza kuvugwa mu nkuru. Urakoze cyane. Noneho reka ndebe niba nshobora kubisobanukirwa mu gitabo cy'umwarimu. Sinumvise neza uko nkoresha icyo gikorwa cya seri. Simbona neza intambwe nakurikiza. Nakumva cyane. Mu gitabo cy'umwarimu harimo amasomo make ateguye ku buryo burambuye agaragaza uburyo intambwe zose zikurikizwa. Ariko wibuke ko andi masomo ateguye mu buryo bw'inshamake. Bityo umwarimu akaba asabwa kuyigisha akurikisha intambwe zigaragara mu masomo arambuye bisa. Bityo rero no ku bikorwa bya seri nabyo ni kimwe. Hari amasomo agaragaramo ibikorwa bya seri biteguwe mu buryo bugaragaza intambwe zirambuye zikurikizwa. Cyakora ibikorwa byose bya seri mu mugereka wa 3 biteguwe mu buryo bugaragaza intambwe zabyo zose. Urakoze kubw'ibisobanuro mpaye. Hari andi makuru y'ingenzi nakenera kumenya ku rukurikirane rw'amasomo yinjijwemo seri muri buri byumweru 2? Arahari. Ibikorwa bikoreshwa cyangwa imiterere y'urukurikirane rw'ibyumweru 2 bishobora gutandukanaho gato bitewe n'umwaka, ariko bigakurikiza umujyo umwe. Muri make waba wigisha umwaka wa mbere, uwa 2 cyangwa uwa 3 w'amashuri abanza, ubushobozi bwose ko ari 14 burangira mu gihe cy'ibyumweru 2. Ese birumvikana? Birumvikana neza cyane. Ahubwo urakoze cyane. Mu yandi masomo se ho bimeze bite?
abanyeshuri banjye bakunda ibikorwa bya seri, ese nshobora kujya mbyinjiza no mu yandi masomo nigisha? Birashoboka rwose. Mu mugereka w'igitabo cy'umwarimu harimo indi myitozo ijyanye n'ibikorwa bya seri yashyizwemo. Ushobora kuyikoresha mu gihe ubona ufite igihe cy'inyongera cyangwa hari irindi somo ryajyana n'iyo myitozo. Nshishikajwe cyane no kujya nkoresha ibikorwa bya seri. Urakoze cyane kubw'igihe cyawe ukoresheje wongera kunyibutsa ibijyanye n'urukurikirane rw'amasomo yinjijwemo seri muri buri byumweru 2.